Meddy ndamukunda cyane nanjye nakwifuje kwitwa Tonto urumva numva respect kabisa ni umusore nawe agiye ubu n'umupapa ni ibintu byiza cyane twishimira aho uri mu nzira ko umupapa nkuko nawe wabyifuza buri wese yari umupapa warimba ari sawa nese urumva byaba ari bibi ndamutse ndi umupapa ese rije ngo tuvuge ko wageze ku gasongero k'umuziki wawe nagusubiza yego ariko nanone nkavuga aho ariko iyo uhebwe iwanje urumva nibura yuko 100% tuba twarisatiriye bigenda no kurenga kandi no kuvuga ngo ubundi icyambere no kumva unyuzwe n'ibyo washakaga cyane usibye ko barebye nabi urumva birabasaba imbaraga nyinshi ku buryo bine basubira hasi bashobora kubisubiza inyuma ariko babifite mu maboko baramutse nabo bashyizeho ko twashyizeho kandi natwe turahari mu kubafasha ntago na do music kuko uretse n'umuziki byose tukabivuza n'umuco tubikora uko biturimo tubikunze nk'abanyagihugu ariko nanone ni imbaraga ziba zikenewe gukomeza gufatana apana kumva ko gusarira yaje akabimbura inzira noneho ukaza gusa kugira ngo uhikinemo ko ushaka hakenewe nawe izo mbaraga zawe otherwise yeah. Vince ari kwibaza Lil ari mu biki ari gukora ibiki bimeze bite Lil ahari Lil n'umuhanzi ugomba gukomeza kubakorera ibyo agomba kubakorera n'umuhanzi igihe yaziye ubwabyo ugomba kudefinisa ko atapfa kugenda gutyo urumva so waje cya gihe ni wa wundi n'ubundi ugomba kumara ikindi gihe so Lil arahari kabisa wenda sometimes abantu bashobora kuvuga bati indirimbo ziri hehe ariko ngiye ntabwo nkora indirimbo mu buryo nk'ubw'umuhanzi wese yakoramo cyangwa se uwari wese waba ugitangira yakoramo nk'urugero natanga nk'abagiye wenda no mu bihugu byo hanze ntabwo ashobora kubona Kenny Rogers wenda ari gukora indirimbo zimeze wenda nk'iziri kuri level wenda nk'izaba Bee Gees nk'izaba Chris Martin muri makeya iyo ugeze kuri taka cyane ariko hari level izina rigera rikaguha gukora indirimbo ziza zitari bugate apana indirimbo ya buri munsi ubikora n'imyaka nayo ashaka kuzagera mu gihe kizaza ariko nanone iyo ukoze indirimbo babyita kubitwibera rimwe rikicina ngubu nk'uyu mwaka ushize twabahaye amahiti barayazi kandi ntabwo twari twasakuje cyane baribuka indirimbo z'imisatsi baribuka ibiki urumva ariko noneho uyu mwaka bwo ni ibindi bindi ngiye nanenze cyane kwinjira muri ibintu by'abana by'amasitire wenda atari umuziki cyane w'umwimerere ariko hari amasurprise tubateganyirije mu rwego rwo kubereka yuko umusaza wari umusaza bahari hanyuma muri iyi minsi nk'uko bivuze hari abana bari gukora cyane muri iyi minsi ndetse twaba ko bafite imbaraga nyinshi cyane mu buryo bwo gukora imiziki ndetse no kwitabira ibitaramo we ntago wabona ko ari ngombwa kuba wakora kugira ngo wongere ugaruke muri bya bitaramo nk'uko muri iyi minsi ari gutumirwa ibyo twari tumaze kubivuga ahubwo tuza no kubitindaho ni ukuvuga ngo hari level runaka umuntu asa nk'ugeraho ku buryo level ahubwo ni ikenewe ubwo wenda n'undi wari wese nawe level ye arahatira cyangwa se ahatanira arabahatira n'ahatanira urumva ni ibintu bitandukanye ko buri muhati wa mu nshinga nyinshi so ariko nawe igihe icyo ari cyo cyose azagera kuri iyo level yumva yifuza muri we ntabwo ari ibintu biba byoroshye kubikora ubwo nawe nyine azaba afite uko ari gukora muri icyo gihe ariko mu gihe n'undi ku giti cye nawe afite aho yumvaga yifuza akagira n'izindi nshingano kuko nta nkora umuziki wonyine ni ukuvuga ngo nta kibazo na kimwe kiba gihari umuziki ukorwa uko wakagombye gukorwa kandi utakuba mbamara gusa ngo ntitwicaranye none se Lil ngo tuvuge ko wageze ku gasongero k'umuziki wawe nagusubiza yego ariko nanone nkavuga aho ariko iyo uhebwe iwanje urumva nibura yuko 100% tuba twarisatiriye bigenda no kurenga
kandi ni ukuvuga ngo ubundi icya mbere ni ukumva unyuzwe n'ibyo washakaga, urumva. inzozi barazikabije. Icya kabiri ni uko wowe ukibikora, urumva. ntabwo aba ari ibintu byoroheye buri wese kuba wabikora no kubifatanya n'ibindi kandi none ubimazemo igihe. hanyuma kuri ubu ngubu Lil G ari mu bantu batangiye umuziki bakiri bato cyane, ni ibintu bizwi ku bantu bakurikiye umuziki kera, ngira ngo guhera za 2006 wari winjiye mu muziki ku myaka 12 icyo gihe. 2007 nibwo wagaragaye neza cyane no mu buryo bugaragara, ndetse ukora n'indirimbo abantu bahita bazikunda, kandi n'indirimbo bavuga ko zari zirimo n'ubutumwa bwinshi icyo gihe, ari nayo mpamvu wenda bamwe bagiye bazikunda. Kuri ubu ngubu turi kubona bari kuza, ariko basanga abakiri umuziki nyarwanda rero kwishimira ubutumwa burimo, kandi none ari bashyashya ari n'abakiri n'abatoya. Ni irihe tandukaniro ry'abahanzi bakiri bato b'icyo gihe n'abo ngubu ku muziki wabo n'ubutumwa bwagaruka mu ndirimbo batangaga? We kugera mu butumwa, umuziki ubwabo, njyewe umuziki ntabwo ari ibintu byo kubyina gusa, nta nubwo njyewe nanabifata nko kubyina, ni ikintu abantu ahubwo babyina bari bwumvemo. ni ukuvuga ngo niba wacuranga umuziki ufite amanota 7, niba wacuranga ayo manota 7 akavamo icyashobora kuba cyanyeganyeza umuturage wenda uri Cyangugu, uri mu Kinigi, uri Kigali, abo bose bagahurira ku njyana imwe ifite nayo ahuriye n'umuco, ubu niwo muziki w'itandukaniro tutarajya no mu butumwa. Iby'ubutumwa bwo njya numva babivugaho byinshi, ariko gihe ntabwo mba nshaka kubijyamo cyane. Gusa nanone ntabwo wabigereranya, ikiba cyarabanje, impamvu kiba cyarabanje n'ikindi gikurikira, impamvu kiba gikurikira n'ibizabikurikira, urumva. Uretse no mu muziki no mu mpande nyinshi cyane haba hagomba kubaho aba elders, kuko hari ibyo baba barabimburiye ababakurikira. Yes, ni ibisanzwe byo. ngo inzira mwaciye n'abandi bari kugenderamo ubu ngubu cyane, usibye ko barebye nabi birabasaba imbaraga nyinshi ku buryo nayo basubira hasi. bashobora kubisubiza inyuma, ariko babifite mu maboko baramutse nabo bashyizeho ko twashyizeho, kandi natwe turahari mu kubafasha. Ntabwo we do music kuko uretse n'umuziki byose tukabihuza n'umuco, tubikora kuko biturimo tubikunze nk'abanyagihugu, ariko nanone ni imbaraga ziba zikenewe gukomeza gufatana. Apana kumva ko gusa Lil G yaje akabimbura inzira, noneho ukaza gusa kugira ngo uhikinemo uko ushaka. Hakenewe nawe izo mbaraga zawe, otherwise hanyuma ubundi utangira umuziki watangiye kubita rap, hashize iminsi ugiye mu bijyanye nakita nko guhogoza cyangwa se neza. Ubundi intego zawe ugitangira wumvaga uzaririmba yenjyana, cyangwa avuga ati aho nzisanga aho nzibona niho nzakomereza? Umunyamuziki rero ntabwo agira injyana. Umunyamuziki ntabwo agira injyana. Ntekereza yuko uramutse ukoze nk'indirimbo, upfa kuba ari indirimbo iririmbitse neza ifite n'ubwo butumwa, ushobora kurapa cyangwa ugahogoza. babyita guhogoza, ubwo niko mwabyita, ariko ubundi iyo langage yazanywe n'abaraperi ba kera barwanyaga baririmba, ariko ubundi aho urumva iryo jambo guhogoza ni ukuvuga ngo umuziki uwo ari wo wose upfa kuba uri buce mu kiri bunyura amatwi y'umuntu. Ntabwo turaba rapu cyangwa iki, ntabwo uba ubogamiye ku njyana imwe. Lil G Contact FM nyemere tubivugeho, ni radiyo yakoraga no mu Rwanda mu gihe cyatambutse, ariko ntigikora. Niyo radiyo navuga ngo iri mu maradiyo yashyize itafari ku muziki wawe, cyane ko mu competition yashyizeho hariho wabashe kugaragaza impano ku buryo bugaragara. Ujya wifuza ko yagaruka nibura ikaba yakongera ikumvikana, cyane ko hari ifite aho ihuriye nawe? FM nk'uko ndi kubwira ko hari buri wese mu buryo bwe yubaha aho inzira yagiye icibwa. Albert Udatsimburwa buriya uretse nanjye n'igihugu cyanjye muri rusange, ni umugabo wagiye agerageza kugira byinshi akora birepresenta ibendera ryacu. So ni gute se ntakwifuza yuko Albert mu bwatsi bwe aho twazamukiye yagaruka? Ndabyifuza cyane kuko ni umugabo wari uri class,
asobanukiwe n'abana be rwose nabo ubwabo nabavugaho Muti na Gigi bo bibera i Burayi, si byo wenda Muti uba muri Amerika, ariko ni abantu muri ibi bintu nk'agaciro, so why not yagaruka rwose, tukaba ahawe ikaze muri iki kibuga kugira ngo n'ubundi umusanzu ukomeze utangwe, hari n'izi mbaraga bigafatanya arakaza neza. Yes. Ko 2013 bivuga ko waguze imodoka $11,000,000 warayihinduye, ese byari by'ubundi cyangwa barabeshyaga? Uraza kunyemerera ntitujye mu bintu by'imitungo n'imiryango, kubera yuko byo ni ibintu nsa nk'uwahaye igihe cyabyo cyegereje, ariko imodoka njye natwaye imodoka ndi mutoya, ibyo bintu birahagije kuba wabyumva. DJ ubu ngubu ni iki guteganyiriza abafana abakunzi muri iki gihe? Ndi kubateganyiriza ibintu byinshi cyane. Natangiye mvuga yuko muri iyi mpeshyi hagiye kuza kuba hari indirimbo nziza cyane ziryoshye, ibyo bansabye abaturage abafana ni ibintu ndiho nkoraho, kandi iyo nicaye iyo ndiho mafu nk'ahantu mu kayaga niho mba ntekereza, so ibyo nkora byose biba bigomba kuba byabagirira akamaro, hari ibyo rero ndiho kugira ngo nibura bazabenefitingemo nabo, so birahari byinshi. Uretse umuziki muri iyi minsi ugiye mu bindi bihe mu bikorwa byawe bindi nibi urimo? Bidasanzwe, just business, nk'undi muntu wese uhesha agaciro k'iwabo, agaciro k'ifaranga ry'iwabo. Round music bameze gute? Round music nabyo urumva ni nk'umuryango, twavuze ko tutari ubw'ibintu by'imiryango, ntabwo ndi kubera ko bya fashion wapi, kubera yuko biraza guterwa urumva nk'uko mvuze yuko hari igihe runaka cy'ibintu ukuntu biba bigomba kuba bihari, ibyo ngibyo nabyo hari igihe cyabyo. Muri iyi minsi uretse indirimbo zawe, nihe ndirimbo y'umuhanzi muri iyi minsi iri kugufasha cyangwa se uri kumva cyane muri iki gihe? Indirimbo z'abanyarwanda zose ndazumva, ntabwo njya numva izo hanze. Ni ijambo rimwe gira ikintu tubwire kuri Meddy, umwe mu bantu batumye ugira izina rye ryo rivuga tubwire ko niko bimeze, tubwire kubera iki mwese Meddy. Okay, sawa, Meddy ndamukunda cyane, nanjye nakwifuje kwitwa Tonto, urumva numva respect kabisa, ni umusore nawe agiye ubu ni umupapa, ni ibintu byiza cyane twishimira. Aho uri mu nzira ko umupapa se nk'uko nawe wabyifuza, buri wese yari umupapa warimba ari sawa, nese urumva byaba ari bibi ndamutse ndi umupapa? Ahubwo byari byiza bwo ni ryari duwe tuvuzeho. Sigaje wawe. Okay, dusoza gira ubutumwa ugenera abakunzi bawe, abakunzi b'umuziki nyarwanda muri rusange? Icyo nabwira ni uko mbakunda, bakomeza batube hafi, ibyo dukora byose nibo tubikorera, kandi badahari ntabwo twaba duhari. Urakoze cyane.